Ndi papa SAVA. Manode ako mamuresha bite ni sawa hano byiriwe bite ni fresh urabona uzakimenya Ntazakimenya kandi mvuye kwigisha. Numvise nta nubwo nyirebaho yako ntabwo gikubita nko kubita gitari ariko birimo da noneho nshatse ndanahindura nawe twaruzi ko rugira umuziki ariko umuntu nigishije uyu munsi niba yaramenetse tempo y'amatwi. neza ingoma z'amatwi zaramenetse nigishije nkasubiramo nkabwira noneho uzi umuntu ubwira uti iyi nanga ifite imirya 9 ati ifite 12 ifite 8 ati ni 6 ubwo yarwaye iyi ndwara iyo ndwara bayita myopi iyo ndwara ya myopi ni indwara ubwira umuntu nyuma y'amasegonda bikaba biragiye iki se n'abakiriya mwababonye se abakiriya ntabwo baratangira kuza ariko ibintu bimeze neza ntabwo se nahishije ndavuga ngo reka bose abanza indana ariko sha karame niba umuntu ashyize indabo hano kuki mushyiramo umwanda kuramo ibintu by'umwanda ariko ntabwo ari cyo kuramo ntatungi nako n'abakiriya baza urabona bafata n'utuntu tw'uducupa ndebera n'abakiriya bose nureba se aba n'abakiriya ariko uyu mwanda wundi w'utwatsi wo bari sawa ibyo se ndabikubwiye utuma gihumeka ibidukikije bibabangamira bite ibidukikije genda usa neza ubu iki nacyo kiri mu bidukikije rwose cyangwa kiri mu biba mu nzu kiturabana wenda twakikizwa na biriya wenda nk'icyo nagikikije si gutambika ibirenge wagira ngo ni urutozi rurimo kujya ku ry'umuturanyi. atungi nawe araho atungi ariko turakirimo gatoya ariko rero ibintu byo gukaraba kuri lavabo ngo mwarabyanze oya nawe wabyanze hari igihe umuntu yicara mu ntebe akavuga ati gufata urugendo ujya gukaraba kuri lavabo ndajya mu nzu njyana. ese inanga buriya iyo ufite umwanda ku buryo ushobora gukaraba no mu nzara ukagira itawugira se ubu wagiye winyuzayo cyangwa uba wigisha uwamukozeho bingana iki n'abagusuhuje reka azi kunyura mu nzira ukaramutswa n'abantu 20 uzi ko hari n'uramukije abavuye nko muri noza muri rogi kandi yagize atya kandi akabigira ku muntu ufite miteze na mburuko noneho rero dore wowe ukaza kurya mburuko wapi ugasanga arwaye miteze genzi ko ngiye kurya ntabwo nagusuza ngo nkore mu ntoki nukuza mbapopera ikibazo ni ukurya cyangwa ikibazo ni ukuza kwibagirwa ugakora ku muntu ugatangira gushongonoka ku muntu ubwo uramutse wamugane afite nka mburugo ubwo wahita urwara umutezi ku munwa wapfa ntabwo mburugo ni ukwayo n'umutezi ibise kubisize mburugo ifata umunwa zaryo umuntu arabakoresha akabahemba mugashaka no kumuha akandi kazi akazi tuba dufite nabo akabura nkurikije n'amagambo atunga agira igihe kavuga akagira ngo karabaye mu rugo bakaba anyumvise noneho yanyica dore ko asigaye agira amagambo kubi mfasha atu winjira ukarabye uzi udakarabye ntabwo uri bukarabe ntabwo uri bose n'umwe
Mano vayo hano. ufite umujinya Vayo hano. ni mwebwe cyangwa ntatungiye amagana Cyarari. Ko unaherutse umbwira uti ngiye nakoze ingando uti ngiye nkora iki uri umusivili kweli sivira twavuyemo bataraduha peti nese ungaburira mu kabase byagenze bite kabase utabeshye koko nese nibyo bimbwira nese utuvugisha kuri ko nko mu ishuri utageze ujye wiga muri eterina ngo urire mu kabase hanyuma ndira mu kabase mu rugo rwanjye byagenze bite bose uri ikintu cya mbere bura ku biryo umutima mwiza no kumva uko biryoshye mfasha nusanga bishize ubwo Amagambo wagira nicara hano. cyarari ya hepfo mwana Cyangwa nicara hano iki. Kimuri rero bose Apeti boss. Ubu tubyemeze turire mu kabase. oya hari ukuntu si ukwibutsa se ibyo tuba twaraciye no mu ishuri Ntabwo njya nijana none se ko twariraga ku rukoma cyangwa ku ngo. yego noneho bose atubwiraga ukuntu noneho ngo bariraga ku kimene ngo niba ari ku rujyo Amere ku gashimba ryinyo. atu ntabwo ari wakeje harya nari Abana nokeje ha ubundi. karibu bose Nabyo bifite apeti go. ni watetera njyewe kandi njye watetse Ntabwo kanyabwoya. atu ntabwo kubita ifoke muri urwo ruhara harya ngo kagenda kamangamanzi yo ndagake Hunjagurwa ibyo hunjagurwa. twagira ngo ngira ngo amangamanzi mu muriro hano harashya yatushiraho kaba kavuga ibiryo ra yoga Aho njya kwa mbuya buriya. uramwigishije Twari muri secondaire. Araza mu kabase. Ariko hari umutipe twigana. Zana amazi yo kunywa we. bere ko ni chaka cyahisha Biteze. gusa cyo cyo beragenda nibagiwe ngiye kuzana agapeti nibutse ko boss yatubujije kurya no kunywa turi mu kazi Oya zana. tizusazo sane wa Nkwatsa amazi. Zana agapeti uzane amazi yitse. uri umuhoro wa mbesira bere ko ni sana cyangwa uzane Ntabwo konjura agashyushyu. tana kahambirwa nawe buriya agiye muri segonderi Ari Hana amazi wakivuna munongo we. amazi cyangwa agapeti Tana kahambirwa ipiki kugutu. Biramuka binize ndagutuma igufwa ry'umubu. ngiye burera meta mutuma ruseke Seke. Ruseke. banyigira urufunguzo Ruseke. Zana. Zana hano nzituritse. Uranywa kahe? turitse urebye ba mu ijisho ryo Tero kwatura uranywa kahe? Kabaridi. Aka. Hapana. Reba baridi. Baridi. si Zana baridi. barire shyirahamwe birakonje ntabwo yavuga birabiriteze Ngo atsinda iki? Icupa ry'inzoga ngo rizatubuza urugingora. Noneho. kamubiza kure Rubanda barateka. banda turi babi Ndote tuzi n'uyu cyangwa n'uyu ko. Noneho azi guteka. Wari wateka papa Sava. Umuceri ukibara ukaba wawubara umwe ibiri Niwe wabitetse ni manube. ni mu mushenzi umukaritasi. Reka mbabwire rero. nawe mu karitazi wa shenzo Niyo murabizi ko
Ngora iyo mpaze ntabwo mbasha kurya. iki Iyo mpaze ntabwo mbasha kunywa ututu. waruvuze ngo iki iki Mwe wataraze. bacu Mwe wataraze watara. numva kuvuze ngo iyi ngoro ngo iyi ngoro ingoro y'umwami Nshaka nanjye konsomeza mwe wataraze. Mwongeje 2020. mebe uyu Cyaca nabyaye mu gasozi gikora neza. Nyemereye musana. nzatere n'inda n'ikindi se hari igihe mbyuka nkumva Didasene. dasene Marabyaye. jewe sakane kane wowe gashi we irangiza se mite nkumva gashira mbere Agahinda k'umwana utagira nyina agashira mbere yuko bagira icyo bamubwira. wowe koma Nyagaraga koma we koma yisi. Koma yisi ni Equateur. Rovebye No reka. migondo miganda harya na Na migondo migondo na mbarizo. asike Mbariro na miganda. Reka nanjye shaka kunywa kugira ngo kimwe mu twese. nagukomba Zemba gwataraza. Kombana na yeye. mimi tukombane na huyu Kombana na yeye. asante sana boss Tuwapili mkombana. anasema tukombane urabe nsobanura ntabwo mbyumvise neza mana hari igihe mbyuka nkumva mfite morale akabona ikintu nanjye ndumva mfite morale mfite akantu ariko kumva mfitemo n'akantu k'ubwoba nanone ibiryo biraryoshye wallahi tuhadasiriko tutazarwanira iryo turabana akira safa bazabaze narihaye asamana barumva bose byose bimare utanyanduza gahanga nk'ibuye ritegura urugi ubwanwa wajyabonye imisatsi y'ibigori ubwo uzagira ubwanwa nka Musimana boss bagiye kuduta hehe bose afite umutima mwiza agiye kudutama ariko boss uyu munsi afite akanyamuneza afite roho mutagatifu turamataka banzi uyu munsi ari bwahe itonda atadutamo rwawe yangu baravuga ngo agiye kudutama afite umwuka mukeya noneho kubera kurya cyane nta bindi biryo se ukamara amasaha ibiryo biryoshye basi genda umva manu basi ndakujya mu ideni mwana ndakujya mu ideni hanyuma bari kuzana ibindi biryo banza naraye naremwa banza nageze mu rwari sinaryo aho mana uzi ko ngewe buriya hari igihe ngera mu rugo nkibagirwa no kugira mwana nkibagirwa no kugira kucyagera inzoka zibona sikia Shikute miguu. Kumbana na yeye mtoto weze nyumbani. ekute Mimi natoka kule para na mjini ya Jose Kamiliyoni ibitekerezo byanjye ntago bigeze babyumva ariko ndarenze ndi matwi yumvira bahashyi kombana nawe kabase musangira urufuro ntago urimo kumesa ntago urimo guhihura imigara kombana naye byimbye umudigi tumbisha umukondo moshereza kombana naye Peti! Oui. Ndashaka ko mugenda namwe mu kwigwa Trezara mukaza nkabaye ingoma sasa. upeketa we. Mugenda kwa uko petariya muzambaye baye imirongo. Mugenda muzambaye imirongo. We pepeti sigaho mugende muzambaye imirongo. Terekano.
genda mwambare nkanjye noneho mbakubita imirongo hariya ji ni Uwiteka ateretse sindigira na rimwe mu ngabana ndituze cy'imihiro dijanere y'umugara ndiyangwe yakara awe nawe uriya na Rastaman hariya muri Jamaica sinigeze mu ngabana muri Karayibe bacuranga zuka twe twari ku marigara tuvuga agahinda kacu ukuntu twababaye baraturirimba mu kuduyiga yo turi intwari zitahigwa mu gitaramo yego banana kombanere ubu turi mu kinyejana cya kangahe mbwira umwaka 2025 isi yose iratigita ikirere ngo cyarahindutse biragenda byikubangana biragenda bigaruka ariko njye sinigeze mpungabana yo men hariya mu gitaramo sinigeze nsubira inyuma rudahigwa n'imihigo rugamba bizira ingoma nigiye bataka mu gitaramo we kepoweti ntigeze ndusha imirongo turandika tukikurikiranya hariya muri studio ntibigeze bambwira baturata biti jamais bakanyeko we hariya simani aranzi neza ndimo gukurikiranya inyuguti n'ingombajwi sinigeze we kombana naye muri kombana beze se yes njye na Bobo Marere twinjiye mu ijuru turirimba Petero na Mariya baratureba bati bate bana bacu ndababwira ntituvuye muri iyi si harimo Marigarita harimo na Gafi bafite irari sinzi ko bazadusanga eno cyaransanga hariya mobera ati bite mwana wanjye ni hariya amasizo udukobwa dushyushye ati twitwa bande muzarebe ndabanza ndamusekera nuza kitwa Madedu kaguterekera amaso kagira ngo ni gihara kiri kurya ibitovu ati kabiri kangahe ni hari iwabo havuka ni Nyagatovu ati ize ni hari mu karere ka Nyarutovu aho ngaho niho mbahera imirongo benshi muri bo bakicanga narabacanze ndabahabya kombana naye kombana shituka mabe Madederi iyo yitatse ari kubumba amakaro hariya yafashe iforomo ngo arimo kubumba amapave abahungu baratigita abakobwa bagasara sinigeze mubuza uzareba arisa mufite ibintu by'amenyo mu menyo hariya muri Kigali yari gucuruza imyenda ayigera kuri taya amabere akayatumiza imikonda agakanda nyamara urudarugana hariya kombana naye ashaka ko mwicara hano babwira ukuntu imirongo Trace muranyumije kuba kwisi no kwihambira ubambise nakurura wikuye yagushwanira gatuzo anyene yindwi ifite imana wana gonga vie mwese ndabarenze n'ijya gituza cy'umuniro n'injyo ntara y'ubugara utagisokoza ubwanwa ngo bugire nk'ubwa ruhaya njyewe ndi rusake ndabika abaturanyi bose bakabyuka bakajya ku mirimo yego kombana naye kabase kombana ninjye warugezweho se nyine nanjye ndi mubi manudi nanjye ndi mubi byo vuga ngo nanjye ndi mubi manudi nanjye ndi mubi unyisho ya washora ishingwe nanjye ndi mubi unyisho ya nakumena nanjye ndi mubi na mukobwa ucika nanjye ndi mubi muzana y'abakobwa no okay na kidamu kiyicika nanjye ndi mubi oya kidamu harimo mamasa cyane ko ari kidamu kiracyukise rugore rwanjye ndarubona usikuntu usigara ufite ibere rari gukubita gutya ko we ryumve we ahita mvuga ni wamaye nimero ye amashunushunu nakuga mu jisho nyambika neza wamaye nimero ye ni mawe nyambika neza abasa zakuba kubita imirongo
Wallahi ye ururu turguki wallahi biye n'umugore wanjye mbese kwa kiza uziko wadarwaye mama saba udarwitebeje fatana gutya mwereke none zana amaboko zana amaboko ibyo Uwiteka ari guhanura we Uwiteka ari guhanura zana amaboko reka nyigise tegisa nyoko ka naravuze ko ababyeyi batarimo ni wowe kigore nabonye nkashiduka mu buzima ni wowe gikore kibitama bitigita ni wowe mabera ngegekaho nkumva ndatwawe ikibera kajya kubita ngo warangiza ukagira ngo ndi kubabaza hano habaye iki papa Sava hano habaye urahita kwigwatarasora turi ku mugwatararo uw'abaturage batagira uw'abajyama bahuriraho uw'abasani baganiriraho turi ku mugwatararo bakagwatarara ushaka kumugwatararaho mbese ndababaza hano habaye iki niki kintu cyabaye hano cyatumye mumera nk'abasazi mwese umva kidambwe calm down twumvikane nk'abantu sibyo iki uri ikigore wallahi manutse iyo foto zamura kaguru boya mufateho umva nakubwiye ngo ntogera kunyegera ubundi turabara abajyama turaba wasala umva abajyama kidamu kirakaje wallahi umutuze byakaze wallahi muwasala wagicanze hano habaye iki hano habaye iki gicange magapeti wala umugwatararo Ugwatararo kuna changa ile pombe na mugwatararo aka kabase kari kari tunakombana na ye manote yatetse tunakombana mwaririye muri aka kabase yes wowe papa Sava waririye mu kabase wallahi harenze ikise wallahi ibintu byaradukujije wallahi ninga ndagira bitabo wallahi ubundi kutiga biragatsindwa yari yaje afite ikigutiya agenda azunguza amenyo burya kutiga biragatsindwa nakoze ko kwishura mu kabase manutse umva se mwa mugwaga kidamu oui funga toilette kom umva ma ndikunuka uzukuno yo mukaritasi umuginga ze kwataka ndikunuka rata wewe nyo mubyumvise we tuza hato wakwicaye wamba bari uyu mukaritasi azikwataka babarira bicara ngaho ega kubyibi manu icara hasi nawe icara hasi wallahi nta muntu wanyicaza wallahi namuswingaraza da wallahi biragusaba ko duserera kugira ngo wicare oya hano tubane nk'abajyama papa Sava niwe waririye muri aka kabase ariko bitwabiririye mu segonda usangira n'abakozi bawe usangira n'abakozi bawe bebe reka kuba Babyloni hano ni dore kinanje abagore ba Babyloni nagazi ko umuntu ubu ngubu ugezwe ari umukozi yari gusangirwa n'abademokrati wase wayase ako kigidamu cyereye ukuntu kikanura nk'iziritse manote nzaranyishe wa kikanura neza bora manu ndagira ngo umbwire neza hano habaye iki ntabwo nongera kwishyura mu gakari nongere kuri subira hariya manu bari bamamagaye ntufate umugore wanjye nk'aho ari shansi uri kubaka amatafari waraye nagukuramo amara gutya nkayazinga buke nkajya nyafungisha urugi papa Sava nihanganira gatoya manu hano habaye iki kugira ngo mwarure mu kabase mugasangiriremo munywa amayoga mumere gutya hano habaye iki explique reka sobanura ibintu byabayanga kuntu ubundi ibintu byagenzanga twatangiye turi gukatigito turatarasa bro urumva bro turatarasa tumaze gutarasa sinzi ukuntu nakase gato mura n'iki baby twacikanye noneho mva mano papa Sava ntabwo twagukodesheje nk'icyarahani hano sobanura ibyabereyemo yego rata noneho ukuntu byagenze dore urabivuga se wowe wari uhari manu debwira yego rata weho habaye iki kugira ngo mwirere amayoga mugeraho murira mu kabase nibyo ndi kubaba yes voilà rasta man in America nta jambo nguhaye Olbeta amafoto wewe icara manu de habaye warayi nagwa murusha imifuto warayi no gwakubita ishuro 30 manu ziba umbwire ibyo mubashije hano habaye iki bo ubundi nari ngeze he vie mu buri byabaye makaba
nuko dukurira abababironi imbere. okay bakuri babisi imbere twariye turahaga twitayemo mwatetse iki waraye n'umuwari si umuwari Amahanga. dore waraye treviye waraye Manudi nibiki mwakoze mwahaye papa Safa kamera gutya n'umuwari urumva twamamagare muteka Yo Bob ibintu byose Marley. birakemuka n'ubundi ageze okay umva mabuja uretse uravuga cyangwa uretse guhamagara umutekano vuga vuba noneho Ba kuntu byatangiye Buffalo soda. mubwira ceceka mukubite ku munwa zibi In America. no kwatsa radio none ubusarazi Yo. kumana ushobora byose papa Safa zibaho ngaho imbesire ndakubaza nibiki mwakoze aha ngaho usura tuko umuntu usinziriye ngo nimbesire mwakoze ibiki hano twafashe akabasi Uri de dasien ukanuka mbesi twabisikana. waraye nanjye kiragira nateye inda nanjye kinyise imbesire ndagira nyina uraceceka aho ngaho numva ibyo numva uraho nobre ibi bintu ntabwo umva nyine nkubwira batse guhamagara nzabwo ndahamagara na polisi umva se biretse kujya muri polisi mubwira cyo kujya muri polisi vuga ibyo vuga rero kiravuga urumva numva na nyine tunashyize mu biryo n'uduki numva wamujya no kwapiga nzinze nyine cya kindi giteye nk'ikibebe kandi ari igihungu gifite utwana tune urumva cyarambwiye ngo ari utuntu nyine giteka kigaha nyine pika nzenze ngo niyo mpamvu yirirwa seka warayi niyo mpamvu acyongeza buri munsi wanyongeje veni ni ukuvuga ngo n'ibiki yaguhaye yamaye akanyamuneza akantu twatsi n'utuntu turimo utubuto batwita akanyamuneza urumogi ntabwo ari urumogi ni akanyamuneza shyira mu biryo uhereza papa Safa mani ugira ubwenge buzima urumogi se urumogi ni ndukuru kubwiye waraye ugira ubwenge buzima ubwenge urabizi neza ko papa Safa umutwe we woroshye ku buryo ashobora no guturumbuka ahangaha akiruka ibyo urabizi neza bambwiye ko akajyana oro kajyana switch ubu ko atangiye gushaka kuruka manu ni izina ry'Imana ngiye guhamagara ubuyobozi hafi biri gutoboka. ubu uyu mugabo apfiriye aha ngaha wasobanura ibyo ari byo mwitwikira ijoro mukajya gushaka ibiyobyabwenge byo gushyira mu biryo bya basegusha reka nkubwire rata ndekura umva umuntu ugiye guhamagara rwose agahita nta nama gusabye hamagara Gaburiyeli mutagatifu Gaburiyeli umva reka mbabwire manu do ni ukuri kw'Imana winyegera uracyari kurusha kurinya ibyo mukabase Nzakuruka ibyo mukabase we. manu nakubwiye ngo ibi byose birarangira umutekano ageze aha ngaha n'ubuyobozi uvuga ukuntu usiga ugaburira sobuja urumogi ukarugaburira iki kigabo ubizi neza yuko ntabwo uzi ahantu yimukiye ubu usura mutahana ntabwo nari ruza iki mama Safa uramutahana inama nari nzi ko ari mama Safa papa Safa uzi ibyo baguhaye Uturuki. uzi ibyo baguhaye mwana jama urumva umeze ute papa Safa Ndumva ahantu hose biri gusa noneho Efraim ndashaka kubeta ibiro bikagera ngo muri ka. ushaka gukora urabyisi mama byose birajya kuri icyo gihe yaguhaye urumogi ntonyeho ndakwira. Manode Ndabica n'izina ry'Imana. Ndabica we. Imana kuri inshuro ntabwo nakugira ubu nyinshi umugabo wansobanurira ntonyeho